wavuye mushima Imana bugacyo ukajya muri niba ture niba ubishoboye urazana inyuro ziki kuki turemye mu nyuro mu nzika mu nzigo ntuvuze uti murakoze cyane ntuvuze uti wenda ndashimira urwego rundekuye ruhaye agaciro umuco iriya ntabwo ari ririmo gushyira uvuye habi ugize ibanuje hanze uzana inyuro wenda yabwiraga bamwishimye hejuru abamwishimye hejuru se bo ni ngombwa nibo bari bamurekuye se nibo bamufungije ko yafungishijwe n'uruyama yanyweye baragufunguye ngo bari bazi ko azahiranye icyo ni cyerekana umuntu dufite nyine ariko ngo ishene arayiciye arayiciye se ayishugunye muri muhazi usigaje icyumweru ugiye kurongora ubukwe bugiye kugera wagize ibana ubona umugeni ubona inkwano ubona ABCD uracyari mu nyuro ubwo bukwe uzabukorana izo nyuro nk'uko wabwihorera ugifite mu mutwe umeze gutyo wabwihorera kamubwire rwose mumubwire mu marireho yaribwiye ko hari abanyamakuru babyutse amaradiyo hafi 5 avuga ati uyu muntu ufite ubukwe ni gute inzego zibirebe asohoka azana inyuro kweli aya sha ubyumve mwa aya suko ntago ari umunyarwanda dushaka ufunguye kubw'umuco ariko usohokanye bitari umuco ibindi ntacyo abyumve bamubwire suko akosora ubutumwa please noneho ndarakaye akosora ubutumwa urazana inyuro kweli muraho waba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza ngufite amakuru meza Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza tubafitiye amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Murakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Yes, bakunzi bake OP turabasuje kandi tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugarutsemo na mwarimu wacu. Twicare hano neza cyane muri Saint Paul mu mahumbezi ahantu habera ubukwe inama n'ibirori bigiye byoroheje rwose barabyakira bafite restaurant iteka neza bakagira parking nini cyane ifite kandi umutekano jaride nziza yo kwifotorezamo n'amatente manini yakira abantu benshi niho twicariye na mwarimu rero mwari waramutse umeze ute sava nanjye meze neza we na siporo wakoze ariko we na siporo wakoze ngiye nkora siporo nyinshi cyane ni nyinshi zimeze gute uzikorera hehe kuri tapi nzikorera Nyamirambo tapi mera neza okay yenzikorera Nyandungu ejo niho niriwe no muri iki gitondo mvuye kuri golf umva rero ko akamugitondo naho ko numva hagurukira oya nuko hari tapi ariko nta siporo ubundi siporo kuyikorera ahantu hari ibinyabiziga bigenda bigutera imyuka ukwepana byo bishaka kukugonga ariko kuri golf hari ahabugenewe cyane rwose kuri tapi vert ariko numvise nahariya ngo ku kabindi barayihashize ni ariko nigeze kuyica irahari nigeze kuhanyura rimwe so ntago golf nta kindi kidasanzwe nuko hari tapi yabugenewe hari couloir enye abantu ntago bashobora kubyigana yego meze neza ariko Nyandungu yo nakarusho birumvikana meze neza rwose nta kibazo ngo haba hari inyoni ngo zizi kwifotoza cyane n'ibindi biti harimo n'ibindi biti none reka nkwereke nkubwire noneho niba ushaka iyo ugiye bifite akanya nta kwirukanka ubona ibintu byinshi cyane bigatuma umenya ubudahangarwa bw'Imana nka bino biti nafotoye n'amafoto uzayashyiremo turebe reba nk'icyo gituku cyariboshye wagira ngo n'umuntu wajyanye ikiziriko none se iki kiriboha cyangwa bagitangira kikiri gito kikagenda kibo kikiri gito se kikiri gito icyo ko cyameze muri 85 umuntu wari ukitayeho shawe maze urabona ni igihuru reka nkwereke n'ikindi ariko ubwo n'abadukurikiza uzabibereke ngaho reba icyo cyantangiye ari 0 wabibonye
aha niho utinyira imana. igiti kigatangira kikoramo zeru nagashimye cyane. Ubibereke yose ndayakohereza uze kubibereka. Ibi nibyo nabashije kureba ejo, ntago nitaye ku nyoni. Ejo wirebeye ibiti, ubwo uzajya ugenda ureba. Nirebeye ibiti. Ejo nugera harimo na ka video. Yego, ejo nugera nzabona noneho wanyiritse n'umukenke. Ejo ntago nzajyayo. Yego, ejo ntago nzajyayo. Gahunda imeze gute yo gushyigikira wa mubyeyi? Voilà, tugeze kure, hafi, ariko nta kiyongereyeho ejo. Yego, ariko tumaze kurenga kimwe cya kabiri nkuko nabibabwiye. Ahubwo hajemo akabazo ejo nari ngiye kurakaranya n'umuntu. Za nkoko na za nkwavu nahaye wa mubyeyi nishyuye wari uzifite. Yego, ngishyura ku itariki 3. Yego, noneho umugabo ageze kuri 7 ngo ajya kubwira wa mubyeyi ngo nazimusubize ngo nta mafaranga arabona. Akajinya karazamutse mpita mpamagara mudugudu. Mbwira mudugudu ngo nshakire icyo kigabo. Ntabwo ari byo. Urumva imituranire yo mu cyaro, urumva ubona uvuga ngo wiseka. Ariko mwari oya wiseka wese ushaka mudugudu direct. Uretse ubundi agomba gushaka daso. Ubundi hari affaire sociale wahahoze w'inshuti yanjye nagomba guhita mubwira akajya kugifata. Urumva urabiseka nkaho byoroheje. Ari uwo mugabo yamfasha ate d'abord muri we. Hanyuma kujya kubwira umuntu nahaye amatungo nayishyuye akajya kumubwira ngo yame ntibaranyishyura. Uwo wundi yabanje kwiyubakamo ikihe kintu. Umunyamitwe. Yego sha. Ku nkoko n'inkwavu ariko. Urumva umudamu aramamagara, yatangiye kumamagara ejo bundi ku itariki uwo munsi yiri wampamagara. Arimo ambwira ngo icyo kigabo kiri kumubwira ngo kigiye gusubirana amatungo yacyo ngo ntago kirishyurwa. Amamagara ndi mu kazi, mbura umwanya wo kumwitaba. Ejo mwitabye ambwira gutyo, numva umujinya uranyishe. Kuko ubwo urumva 1 cyabitekereje gite, 2 cyabibwiye abangana iki, hanyuma kigiye kubibwira uwo mubyeyi. Umubyeyi abibwira abana, abibwira umugabo ati hari umugabo umpamagara w'umutekamutwe yampaye inkoko zitishyuye, inkwavu zitishyuye. Mudugudu aragifata, barashorerana, bajya ku mu agent, basanga amafaranga yakigezeho ku itariki 3. None se ntago azi kureba amafaranga? Ibyo si bindeba. Hanyuma we yagiye kuvuga ko atayabonye ahereye kuki. Nibyo nanjye nabaza. Yagomba kubanza ku mu agent yakabaza umwana we ni imitwe, ahubwo nicyo kinyamitwe. Neza ujya kuvuga ngo nta mafaranga ndabona utarebye. Mwohereza amafaranga hanze no kugusomera message. Ariko mu cyaro babaho nabi kabisa. Ariko niyo tuza. Ni nk'umuntu nanjye natibwiriza ngo ampamagare asaba imbabazi. Ninjyayo nzamuteza abayobozi baho. Ubyo niwe wari ugiye kumweswa rofete. Kandi ubwo yaranterageje. Nimugoroba wampamagaye bati nagiye ahantu kandi nkeneye ko unyongerera 5,000 nkagura akantu. Mwese ko nta mfite ngo yanshakire. Ndayashakisha ndayabona ndayamuha. Telefone yanjye ihita izima. Ndabyihorera ibyo ndabireka nyine kuko amafaranga nagize gute nayohereje. Aho yakiye hashize nk'amasaha 2 ndamuhamagara. Umva ngo wakoze nyine ngo kunyanika. Byagenze gute se? Ngo nta mafaranga nabonye. Wari ukumwishyura cyangwa wari ukumuguriza? Nari ndi kuyamuha. Y'ubuntu atanasubizwa. Ndamubwira ntago nakwanitse reba amafaranga. Ubene uwo ntiwongera. Reba amafaranga nayego. Reka nkubwire ka twigisha abantu. Umuntu ugusaba amafaranga wayamuha ntashimire. Ntuzongere. Umuntu buragenda gakeya. Uwa mbere umuntu wohereza amafaranga cyangwa mituyo cyangwa amayinite ntashimire yayabona agaceceka. Ntuzongere. Umuntu wohereza amafaranga ntarebe message nyuma agatangira guhamagara yishyuza nkaho ari ideni umurimo. Uwo ntuzongere kumuha amafaranga. Dukeneye abantu bazima cyane. Uragerageje muri bwa bugwaneza bwawe butaragukamukamo kubera ko nta karengane wahuye nako, nta bujiji wahuye nabwo, nta bukene wahuye nabwo, urabikoze none ubaye ruvumwa. Agarirwa kuvuga ku misozi yose. Warangije gukanda akanyenyeri kawe muri wowe urakeye yego cyane. Ariko hahandi icyo kigo ushobora gusanga cyaraye kibivugana n'abantu mu kabari ngo wa mudamu namuhaye inkoko ngo namuhaye inkwavu ngo ariko sindishyurwa. Ntago bibyoroshye, ntago wewe wibyoroshya. Ningerayo nimubona. Ninjya kugerayo atarampamagara ngo asaba imbabazi nzamuteza abayobozi bahariye. Byo ni imico mibi cyane.
kujya kubwira umuntu wahawe impano ngo nsubiza impano ntago banyishyuye. Ubwenge buke se ayobewe ko message ntisibamo. hishwe Niyo yaba ikibazo twajya muri MTN. Ariko yagiye kunteranya n'uriya mubyeyi. Nari ngiye kurakara ndavuga nti niba ari uko mubayeho nta n'ibyo nzabazanira. Ntabijyana n'ahandi. ariko wa mutima w'ubugwaneza ukiri Nahise mubwira ngo ushaka umukuru w'umudugudu. Kugira umukuru w'umudugudu abo umuhamya w'ibyo bintu. Bajya ku mu agent. Ariko ubundi si umu agent ureba message iri muri telefone y'uwo mugabo. Mu cyaro bariho nabi urumva amatiku cyane. Ubu wasanga ari nk'abantu 10 babizi. bazi ko za nkoko zitishyuye. Kandi bamaze kubona ko zishyuwe ntabwo babimenye. Aroro. Sawa reka twigendere. Cyokora ubwo dusigaje ariko wa mugani ntabeshye dusigaje 340. Hari undi muntu wanyandikiye ufite nimero itangirwa na 257 anyohereza message ambwira ko nawe ashaka kuzafasha. Ariko inimero ntiri kuri WhatsApp nahaye umwana umanaginga urubuga dukusanyirizaho ayo mafaranga ndavuga ngo amuhamagare. Na n'ubu ntago baravugana ubu nabyo ko yabimenye aha arabimenye amafaranga anyuzwa ku nimero yanjye. Ni bisanzwe niba ari byo atarazi kuko urumva nanamushatse ndamubura ariko yanyandikiye message avuga ko nawe ashaka kwifatanya n'abandi. Good. Hanyuma ubwo muri urwo rwego twakomeza hari indi nkuru nayo numvise muri kino gitondo ya Mitsutsu. Niyo nari ngiye kugarukaho. Mitsutsu arwaje umuvandimwe murumuna we. Kandi uriya murumuna we yiganye n'abari abakobwa banjye. Cyane. Ikibazo nari nkizi. Ngewe bari barakimbwiye bambwira ko umwana yangiritse isura. Icyo nari nshoboye icyo gihe nahise mbarangira umuntu usenga. Nicyo nashoboye ariko sinzi niba baragiyeyo nyuma yaho namenye ko bagiye mu bitaro. Nabyo ni byiza ariko n'usenga ashobora kuzabasanga nshobora kuzamubwira akabasanga mu bitaro akabasengera. Kuko kubasengera ntabwo ari ukubakiza ariko nukubashyiramo n'icyizere cy'uko bakira cy'ubuzima. So Mitsutsu numvishe ngo aragurisha cano ngo aragurisha moto. Urumva nawe niba ari we imodoka yarayigurishije utuntu yatwimazeho kugira ngo yite kuri murumuna we. Ubuzima bw'umuntu wabukomeye. So Mitsutsu rero ndaza gufatanya n'abana biwanjye turebe icyo twamufasha. Ntabwo we namusabira ubufasha hano. Ntabwo byari muri gahunda. Hari nimero yatanze ntabwo nayifashe mu mutwe ariko twebwe ku giti cyacu nk'umuryango turaza kureba icyo twagira ariko urumva umwana arwaye nabi cyane. Abakunzi ba KOP nabo bareba iyo nimero ntayo mfite kuko ntabwo babintumye ngenda bikora personally nka famille yanjye. Ariko ndabizi kurwaza umuntu kandi umwana arwaye nabi cyane. Arwaye nabi cyane ariko abantu babyumve. Arababaje. Narebye ikiganiro cye ku mugoroba yakoze kuri MIE. Ewana ni ikiganiro cyatangiranye amarira gisozanya amarira. Oya uwo mwana yarababaye cyane. Yarababaye pepe. Noneho mu isura. Ntabwo ari ya ndwara uhisha. Uriya burya yari mu ivi uratwikira. Yari ku kibuno sava, yari mu mugongo ariko mu isura. Mu maso noneho. Ntiwakwambara na mask kuko byatemagurika. Yarangiritse cyane ari barazi ibirwara tutazi abantu badapfa kumenya. N'uyu wa Nyamagabe turi kuvuga w'akaguru kabwe kararwaye baragaca akandi karafatwa ntibazi ngo ni igiki kirimo. Hagenda hazi ibintu by'ibirwara biba umuntu abatazi nyine nuko nyine n'uriya w'imasaka nubwo tutaramusura nawe ni ikintu kidasobanutse. Yego. Imana no kuri iborohereze aba bavandimwe ameze ibarebe ijisho ryiza. Mwari ejo bundi ubwo duheruka gukora twakomeje kuri hagati aho bantu bo muri Rwanda Revenue umunsi dukora ikiganiro ntago baburanye. Ashobora kuba harabayemo ikibazo cy'uko dosiye umucamanza yari atarayibona atayimaranye igihe no kuba ibintu nka biriya bisaba izindi expertise. Ntabwo ari amategeko gusa ni ibyaha bijyanye n'ubucuruzi n'ukunyereza ariko birimo ubucuruzi. Izo za refund ntago buri mucamanza ngo zitangwa zikurikije iki. Biba bisaba ko ashaka nawe abandi ba expert muri ibyo bintu byo gusora n'uburyo amafaranga atangwa. Ariko uyu munsi amakuru mfite
hari abana twoherejeyo bari kumbwira ko abakekwa bamaze kugezwa mu rukiko. Ikindi gishobora kuba cyatumye byimuka nuko bafungiye ahantu hatandukanye, ushobora gusanga wenda hari abari batabonetse bageze mu rukiko, ariko haracyari ikibazo cyo kumenya pari raporo y'abantu bagomba kuza nko mu miryango yabo. Abantu 38 buri umwe umubariya umwavoka, ubwo ni abavoka 38 nabo, yego ubwo ni babaye 76 muri sale. Hanyuma n'abantu babiri cyangwa umwe mu muryango wabo kabara babiri, ubwo ni abandi 76, 152. Iriya nzu nta sale ifite yakwakira abo bantu. Sinzi ko na 60 babo nabo 70 ntaho bajya. Ikibazo gikomeye. Ariko nibisobanuka bashobora kuzagera bakanarwimura ahandi hantu hisanzuye, kuko niyo banajyamo hashyuha hagira gute, nta ventilateri zirimo. Inkiko zacu nazo nyine zirakiyubaka, ariko ndavuga iriya nzu ubusanzwe ni na ntoya, ariko baraza kuburana. Tuzamenya ibyabyo nyuma, ariko amakuru twagiye tubona ari abakorana nabo uko byagiye bigenda. Muri commentaire nagiye mbonamo abantu navugaga ko hari abandi bo bakora neza batabona refund, zino zikabona abadakora. Icya kabiri abantu bagomba kumva hano kuri KOP, bari abantu ntago banyereje miliyari 500 na miliyoni 500, oya ira ni 18%. Dutandukanye kunyereza yinjiye, bari abafashe mu yinjijwe n'abandi bayaha abadakora. Hari undi unyereza ayinjijwe n'uwakoze, uriya we yasohoye. Bivuze ngo kugira ngo umenye igihombo bateje leta ni ugufata ariya ugakuba nyine 18%. Iriya ni 18% yangahe? Ayo niyo banyereje, ko ari amakampani yose ntaho akorera. Amwe yashyizwe kuri blacklist, biranga bakomeza kuyaha amafaranga, nta kintu na kimwe cyakozwe. Umuntu agurishije imifuka y'isima 100 akishyura 18%, none ukazamuha refund, ibyo byaba byumvikana ko yarakoze. Hari icyo yaguhaye uramusubiza. Bariya basubijwe ntacyo batanze. Harimo imibare myinshi cyane. Ikindi bakavugamo ikindi andi makuru nabonye, hari dutere nagize mvuga kuri ya muntu uriya mukozi wa Rwanda Revenue, izina rye rifite undi muntu wigeze gukurikiranwa, bambwiye ko ntacyo bapfana. Ubwo uwo muryango rwose nuko nuhutazwe. Hanyuma ikindi bari kumbwira, uyu mwana Kizigenza number 1 wa undi nimero ya mbere witwa Dennis, bivuga ko rwose yakize mu buryo bwihuse, kuko ngo yarangije segonderi 2013. Amaze imyaka 2 akoze ubukwe, aribwo yubatse urugo. So bivuze ngo ni muto cyane. Ibyo nibyo nuko iki kiganiro nkigiyemo muri bwa burangare, uko nabivugaga. Umuntu ubona refund runaka byakabaye agira, bambwiye harimo defo yo gufunguza amakampani online utarebye umuntu, utarebye ngo ninde uyifunguje. Ubundi ari kuza physically umuntu watunga miliyoni 100 wamureba mu jisho ukamumenya. Ariko noneho iranga muntu yanditse kwa Kecuru, barambwiye ngo imaso ngo niba ntago mpazi nuko nzi kuri. Donc umuntu ugasanga background ye yahoza aboha imisambi, none ashinze uruganda rw'amabati from imisambi to amabati cyane. Ibyo rero Rwanda Revenue yagize uburangare nayo igomba kuzagira, nukuba wumva ngo umuntu kuri butike yo muri quartier y'ibihumbi 500 yo ibyo birashoboka, ariko umuntu afite business ihabwa refund ya miliyari, uwo muntu wakabaye umuzi n'izina ukarivuga ati aba bantu bamaze igihe bakora. Uzi ko refund ya miliyari hari abantu benshi nzi batarayibona na rimwe cyane. Mahoteli, amasitasiyo, inganda barahari, ariko ukayaha umuntu utazwi. Harimo uburangare, korera mu cyumba yiryamisha. Ari umukozi wabikoze arimo arakurikiranwa, sibyo? We yabikoze ku nyungu ze ashaka indonyi, ariko wowe umukuriye inyuma iyo urebye raporo ntuvuga utari kwibi byagenze bite. Kwa kundi bya bindi bya Karongi muri Wasake bavuga bati iyi nzu
yishyura ya hejuru byakorwaga n'uwa station, ariko abo hejuru ye barabivumbura bavuga ati ni gute ko ku rutonde iyi nzu yanditse ko ari inzu ya business tukaba tureba muri fagitire imeze nk'akazu ko guturamo. Urabyumva? Uburangare ntabwo aricyo cyanzinduye, ariko harimo uburangare pe. Ari amafaranga ni menshi. Ubundi na refund ya miliyoni 10 bakabaye bakanura amaso. None ikibabaje abakora ntayo babona. Zira company bayabona gute se kandi ubona zira company za Baringa umva company zagomba kubona refund zari 96 baha 44 za Baringa, izindi zikuraho kandi izo nizo zikora, izikora zisasigara. Twagiye rero nyibwirije, reka nkwibwirire. Ejo bundi ubwo duheruka ahangaha twakoze ikiganiro tuvuga ko umuvandimwe umunyamakuru mugenzi wacu afunze Eminyawe, uri kuvuga bati ni gute afunze afite ubukwe mu cyumweru gitaha. Ntabwo ariko navuze, ntabwo navuze ngo ni gute. Oya waravuze ngo arafunze kandi afite ubukwe mu cyumweru gitaha. Bati barebe yego kugira ubukwe ntago bivanaho ko uguye mu cyaha wagihanirwa, ariko nukureba ni icyaha ki cyafunga umugeni, nibyo navugaga. Ntabwo ari icyaha kibonetse cyose. Umugeni rero yafunguwe nyine, urumva cyagiye mbivuga amaradiyo yose yari yabiganiriyeho abantu batanga ibitekerezo. Ngewe cyo navugaga nuko duhangayitse n'umuco uri gukendera, kandi mu bibangamiye uwo muco nk'uko nabivuze muri RIAF, mu bibangamiye umuco wacu ni amategeko atavoma mu muco wacu, ni ikoranabuhanga, ni ubukungu buhagaze nabi, n'ibindi kwinjira. Noneho ya mategeko arakoreshwa n'abanyarwanda, dusaba nabo kugira umuco nyarwanda. Ufunga umugeni gute? Ntabwo bishoboka. So ni ukuvuga ngo niba ya mategeko yakoresheje kinyarwanda ku banyarwanda b'umuco nyarwanda mu Rwanda, kora kinyarwanda, wifunga umugeni. Ntabwo mwikosa wifunga umugeni, nakubwiye uzarikurikirana amaze gukora ubukwe. Ubundi se hari itegeko rivuga ngo icyaha gikurikiranwa kimaze gukorwa? Ubuse ngo buka nta maze amezi 2 urubanza rwe ntibarwimuye. Funga umugeni. Neza ari imanza zitaba, mureke akora ubukwe. Urabyumva? Aho azaburangiriza umuhamagare, bitwaye iki? Kuko ni umunyarwanda. Natoroka ubutabera. Atoroka ikosa ryo mu muhanda bararitoroka. Reka nawe izamura ukiramende, ikosa ryo mu muhanda bararitoroka. Oya ariko reka tureke kureba ikosa ryo mu muhanda, reka turebe mu bindi, tujye no mu bindi. Ntabwo nciteka ibyaha biratandukanye. Nakuye ngo ibyaha biratandukanye. Niyica umuntu we ibyo ntabwo umuntu wishe umuntu bamubwira ngo taha ujye kurongora, kuko riske ni burundu. Banze umenye ngo ikosa ryo mu muhanda rifungirwa ngahe hagati ya 3 na 6. Yego. None si ryo rifunye umuntu utuma adakora ubukwe. Nukureba uburemere bw'icyaha. Niyo mpamvu nkubwira ngo abantu bose bagomba gushishoza. Icyo nkunze nuko nibura abanyamakuru bavuganiye uriya muhungu barasubijwe, cyangwa se baravuze bigera ahantu birumvikana, sibyo? Ikosa ryo mu muhanda ikosa ryo mu muhanda tika tumufunga umuntu noneho afite urubanza. Ubuse wa mumeya w'urungu ari inshuti yanjye ko yamenye inzoga ntitwabivuze. Iyo uzi ukuntu icyo umaje areba ahita yubika umutwe. Iyo muganire bikaryoha ukamubaza atari ko babantu bazanzoga bwabwe bwageze buraba. Cyagenze gute? Akakubwira ngo wicaye hano ntayumva. Icyaha gukora ikosa n'ubukunguzi. Ngo ngiki? Ngo kubwira ngo iki? Ahita avuga ngo wicaye hano ntabwo yumva. Ari ubyivugira. Oya ibyo ni burage. Ni burage. Ntaje siratinyuka kubimubaza. Ariko yabonye ariho nshaka kuganisha ahita hindura ingingo. Cyane rwose. Kumena inzoga z'ubukwe. Tuve mu by'ubukungu. Zenzwe zatwaye amafaranga. Ariko n'iz'ubukwe. So gutanga umugeni. Kandi na nyoko yabaye umugeni. Iyo wamenwe izanyoko wari kuvuka. Oshwi. Ayinya.
hari ibitinywa kandi amategeko yashingiye ku muco iyo abantu bose mbere yo gushyira mu bikorwa babanza umuco ibintu birajyana. Ntawe ufunga umugeni n'ubukunguzi nkunda kubivuga ariko ubwo yari afite ubukwe kuri 19 nabimenye ko yananyandikiye by the way yanyandikiye hayi ariko naje kumenya ko hari n'ibyo yapostinze niba ari Instagram niba ari iki donc yagaragaje ibimenyetso by'uko ari kumwe na fiancé we deja ngo baranabana ariko nawe yazanyemo ishaza tujye tukoma urusyo tukoma n'ingasire yashyizemo indirimbo irimo inyuro niba cyurira polisi yamufashe niba cyurira abandi niba cyurira abanyamakuru bavuze simbizi yashyizemo indirimbo ivuga ngo bari bazi ko nzaherayo ngo yavuze ngo iki mama sindi kwibuka ni indirimbo ya Jay Paul ofet ngo bari bazi ko nzaherayo ngo abo duhanganye abo uhanganye n'uruyama ikosa bagufatiye n'ugutwara wanyoye uhangana nawe ntawe wakuguje muri icyo cyaha wakigugushiremo n'uwakuguriye inzoga cyangwa waziguriye n'uwakubwiye ngo ujya kuri vola hejuru y'ibihumbi 5 waha umusare tujye tunabigisha ubundi ubu wabona zongera waha umusare 5 cyangwa 10 akagutwara cyane wakodesha parikingi iyo modoka ntiyarenza 5 ku ijoro ugatega moto wafata icyumba cy'ibihumbi 20 ukarara ahuri ubwo bwenge rero kwicara rero ibyo ukabirengera nubwo twakuvugiye kubera ubukwe ariko nundi wese yumvireho ubuza ubwenge hejuru ahubwo ari ibintu barabizamuye barabizamuye kuko hari option nyinshi zo kubutagwa muri icyo cyaha hari option nyinshi zo kubutagwa muri icyo cyaha kurara aho wanywereye gushaka undi ugutwara gusiga imodoka ugatega moto ibyo byose biciyeho nkaho umuhanda ari uwaso abawurinze bagomba kugukorera akazi nta nimwe kuko sinabo bamurekuye bo bakoze akazi kabo baramufata ibyo kujya mu muco mu kugira gute ntabwo kuri polisi bavuga ngo dufite ubukwe yishwe ntabwo bavuga ngo dufite ubukwe niyo mpamvu dutwaye twasinze ariko noneho wasohoka ugatangira uzana inyura yo kuza ushima ariko dufite society igoye bana cyane nta nashima yishwe indirimbo yashyizemo iravuga ngo bari bazi ko tuzaherayo ngo finalement uhanganye n'imyitwarire yawe please uwo waba uri we wese uhanganye n'imyitwarire yawe ikumvisha ko umuhanda utarinzwe ushyira riske mu bantu ushyira ubuzima bw'abantu muri riske ubwawe ubw'imodoka yawe nubwo ari mu muhanda cyane warangiza ngo bari bazi ko ngo muzaherayo ikibabaje cyane rero cy'iyo ndirimbo nuko n'uwayiririmbye atavuyeyo vuga uti subiramo ako kantu gasubiremo tujye tureba iyo duhitamo ibintu duhitamo dute umuntu yararirimbye ngo bari bazi ko tuzaherayo yavuyemo we hishwe ku buryo ugize imana urasohotse yavuyemo hishwe wavuye mushima imana bugacyo ukajya muri niba ture niba ubishoboye urazana inyuro ziki kuki turemye mu nyuro mu nzika mu nzigo ntuvuze uti murakoze cyane urwo rwego rwamure kwiyeregana rw'akarushimira ntuvuze uti wenda ndashimira urwego rundekuye ruhaye agaciro umuco nkabanza nkakora ubukwe ko ntabwo bivanyeho icyaha ntabwo bamugize umwere ntabwo yaburanye azaburana ariko bubashye ko afite umugeni batekereje ko ashobora no kuba ubukwe bwapfa umugeni akagenda batekereje ko ubukwe busigaje icyumweru fagitire 75% bamaze kuzishyura sare ba ibyo kurya ba itorero sonorisation imyambaro umukwe mukuru tata ibyo byose hasigaye icyumweru kimwe byose bamaze kubyishyura cyane umva bagiye no muri psychology y'umufuka we bavuga ati se burabukwe nibwimuka azahoma amafaranga angana iki ahubwo nanavuga ntiyanatanga n'ingwate ariko akagenda agakora ubukwe kuko ubukwe busigaje icyumweru 75%.
biba byarishyuwe ibyo nibyo yagombaga gushima. Atangira kuzana inyoro, rega buriya tuba tubabonye. Iriya ntabwo ari indirimbo yo gushyira uvuye habi ugize Imana uje hanze uzana inyuro. wenda yabwiraga bamwishimye hejuru. Abamwishimye hejuru se bo ni ngombwa, nibo bari bamurekuye se? Nibo bamufungije ko yafungishijwe n'uruyama yanyweye mu modoka ye. Abamwishimiye hejuru ninze se wishimye hejuru yuko umuntu yafunzwe? Iyo bamwishimiye hejuru baba baramuhimbiye ibyaha, niwe wakihimbiye. Yaranyoye aratwara, cyetse avuze ati uwamfashe yarandenganyije, atwaye baramufata bamufashe. Wihorere wikomerezaho abo ntabo tugira umuntu yarizize wenda uvuze uti kirasi icyaha wavuga ngo hari abaza gushinja, wenda ukasanga hari uje gushinja ibindi. Cyakora nongeraho aka kantu uriya muhungu ashobora kuba afite ibindi bimenyetso by'uko hari abandi bamushaka ku bindi biturutse mu kazi nk'aka kose tuba turimo. Ariko abo ngabo niba baranabipangaga babishakisha si bo bamushyize mu muhanda yasinze. Yego. Yagomba kubishyira iruhande, kuko byanze bikunze kumwe twavugaga muri kesi yari za ba Jean Paul na ba Gihadi n'abandi, tukavuga ngo umuntu ni mugari inyuma, natwe dufite byinshi bituzengurutse. Hababura gato gusa kaci rongora bagupima urumogi, niko bimeze. Babyumva? Ushobora kuzira kurongora, icyaha ni ukurongora, ariko urumogi bakarugusaka cyane utaragikora. Urumogi ntacyo rwari rutwaye. Bivuze ngo Emi mu gufungwa kwe yarabizi ko afatiwe gutwara yasinze, ariko akavuga ati barambonye no kuri bya bindi. Abo rero niwe yabwiraga. Ubu ntabwo ari byo, si uko guko umuntu abaho. Urasohoka ugashima, abyumva ugashinjagira ushira ibyo bindi ukabyihorera. Kuko hari ikindi gihe uba ufite ibindi bintu bikuzengurutse, abantu bagushakisha bati umunsi umwe muzasanga ahagaze ku muhanda cyangwa atuka nk'umugenzi gutyo, muzahite mumufata kugira ngo na bya bindi babizane. Ariko ntabwo ari bo bamubwiye ngo jya mu muhanda wanyoye rwose. Icyo niwe wakijyanyemo. Keretse iyo bazavuga ngo bamufasha atwaye umusinzi, wenda akavuga ati uyu muntu yasinze asaba lifti ari muri ya gahunda, ariko niwe. Abantu bagiye bamenya gushima pe. Dukeneye societe igize isobanutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Navuga se isobanutse gute, ariko ntago bizakunda kuko ibihindu gembe bigenda bizamuka. Abakora bibiye, bakora ibitanoze barahabwa umwanya, barakomerwa amashyi. Niyo mpamvu abantu rero bagenda none uvuga ngo muri message ziri muri Emi iyo gushima yabuze. Sumva atari igikatsi. Yarakamutse baragufunguye ngo bari bazi ko azahera. Cyo ni cyerekana umuntu dufite nyine. Ariko ngo ushene arayiciye. Arayiciye se ayishugunye muri muhazi. Ntihari se yari imufite. Iyo ishene yari yambaye ntigihari. Irahari. Yamubura si mushatse. Kuki se adashima kajya mu nyuro. Bazahora muri ibyo gusa tu. Positive thinking please. Usigaje icyumweru ugiye kurongora, ubukwe bugiye kugera, wagize Imana ubona umugeni, ubona inkwano, ubona ABCD, uracyari mu nyuro. Ubwo bukwe uzabukorana izo nyuro. Nkuko wabwihorera, ugifite mu mutwe umeze gutyo wabwihorera. Kamubwire rwose, mubwire mu marire. Nubwo ndi mu bashakaga ko yajya akajya akora ngo nzi ko asohoka azana inyuro. Barabazi ko tuzaherayo, barega bagaprayize nakumvise. None se nawe kari buze kukubwira ngo wari uzi ko nzaherayo. Ibyo bimbwikize. Gese hari ikibazo ngirana n'umuntu urasa ari ku rwego rwatuma ntavuga. Gese ndi kuvuga nkosora abanyarwanda, ntabwo ari we wenyine. Ibyo biramureba. Nandikanyije nawe ishwe. Ngana nawe ishwe. Ngorana nawe ishwe. Ngewe ntabwo ndi hano kugira ngo mbagira ngo nkosore ngorore ibiriho biba urugero kubizaza. Ubyegereza umutima akabigira ngo hari ikindi pfa nawe. Please
cyokora twigeze gukorera mu nyubako imwe ntabwo twigeze dukora ikiganiro kimwe. So ibyo rero ariko nawe uramuremeye ntabwo ariko yabitekereza, ni umugabo agomba kubyumva. Umuntu uri gutegura ubukwe asohoka gereza agasohoka n'inyuro kweri, yagobye gusohoka agira gutya nka mukeza musanga batware wa musaza wakiraga ikinamico wapfuye, mukesha batware bamurekura Karubanda kandi ntabwo yari amazemo igihe, yari nk'iminsi yari ntabwo sinibuka ariko nta kwezi yagejeje. Yasohotse ngo habwa icyubahiro Mana ya Aburahamu, nuko yavugiye imbere ya gereza ya Karubanda. Wese nta banzi yagiraga kuki se atasohotse avuga ngo byari byamfungishije? No, yavuze ati mbaye umwera, ati habwa icyubahiro Mana ya Aburahamu. Nibyo Yemi agomba gusohoka avuga, gupostinga ngo bari bazi ko nzaheramo. Hanyuma se kuki utarebye na rwa ruhande rwifuzaga ko utabamo kandi ko byabaye? Sinaguye ko nta munyamakuru wongorera se, situvugira kuri kamera no kuri mikoro bigatanga n'ubu no kuri YouTube ntihajya kabireba. Hari wigeze se, hari ikiganiro kigeze kiba kimukina ku mubyimba ngo nawe yabona arafunzwe? Hari cyabaye? None si zo nyura zibwira abandi niba bazifite mu mitima, yakaba yashima ibiri ku Karubanda kandi yarabimenye, yarabibwiwe ko hari abanyamakuru babyutse amaradiyo hafi 5 avuga ati uyu muntu ufite ubukwe ni gute, inzego zibirebe, asohoka azana inyuro kweri. Aya sha ubyumve mwa aya suko ntago ari umunyarwanda dushaka, ufunguye kubw'umuco ariko usohokanye bitari umuco. Ibindi ntacyo abyumve bamubwiye suko usohotse kubw'abantu bavunitse bagize gute, inzego zirumvise zishyize mu gaciro, uzanye inyuro. Ubutaha nujyayo se none soni ubuze kuza ugashima, ubuze kuza kuvuga akaririmbo nibura ka bose babireba, nibura timana nta kure cyane habaho utakura umuntu, nta kure cyane habaho utageze umuntu. Uzanye nyoro kusa naho byakubabaje se. Mikoma ntabwo wari umunyarwanda, gusa umuco iyo uvuye mu mage urashima, nta kindi. Ntabwo ujya kuvuga ngo bari bagize gutya. Niyo bakuroze cyangwa niyo umuntu yaguteze igico akagukomeretsa ukajya mu bitaro, iyo usohotse ntabwo uvuga ngo yarazi ko nzapfa ngo none ndakize. Oya, shimira muganga, shimira muganga, ushimira umuryango wakugemuriye, ushimire fata. Hari umugabo w'inshuti yanjye ariko ntabwo urugero rujya kumera neza nka rwo. Yari umunyedini, aragenda azamuka agera ku rwego rw'igisonga cya Musenyeri. Ubuhamya yatanze yavuga ko bashatse kumuroga akiga primaire, ati uyu mwanya sinari kugeraho iyo babaruzi yo baba baranduze, ati kubwa babaruzi simba ngeza. Ariko wagaswaye ushima na babarezi batumye uhagera kuko warize n'abaturanye n'uwakurogoye. Eze kuki turebe ibi bigapfundikira ibyiza. Isohoka rya Emi muri gereza ni umusaruro wabifuza ko aheramo cyangwa n'umusaruro wabamuvugiraga neza. Akosora ubutumwa please, noneho ndarakaye. Akosora ubutumwa, urazana inyuro kweri. Abantu bahiye twari tubuze ibindi tuvuga se hishwe amatopic ni harahari se cyane. None nasohotse urazana inyuro ngo bashaka kwiheramo. Hindura, afite channel, afite umwanya, afite platform avugiraho, azakora ikiganiro ashima abantu, ave mu matiku. Ashatse kwiheramo, abaguhezamo se barabuze. Ucishe urayishe se uyijugunye muri muhazi ntihari, ntiwayisubiramo se cyane. Ntabwo ari byo, ntitukabeho ubuzima bwicara bukurura ibibi gusa. No, ni byiza birahari, tukora ibyiza bize hafi, ni ngombwa cyane. So ndumva aricyo namuvugaho, azagire n'ubukwe bwiza. Yego narimo yarabizi. Yantunguye cyane ako kantu yashyizeho, ntago rwose ntago ari keza muri buno buzima turimo. Abantu bagira umutima wo gushima, wo kugaya bawushyiriye, bajya hakakonje kuko turiho. Iyo baye ukageza imyaka 20, 30, 40
malgré ibitego uba ugenda usimbuka ariko ibyiza nibyo byinshi kuko ntabwo wageze icyo gihe cyane ntiwarenza 5 ari ibi gusa ntiwarenza n'ibiri haroro ntiwarenza 5 ntiwarangiza primaire none urangije ishuri uraryize urangije primaire ubonye secondaire ugiye kaminuza ushatse umugore wa mbere ugeze ku wa kabiri ayo byose n'amahirwe uravuga ngo bashatse kuheramo oya ndahimbye se si wowe wabizanye hano hari icyo mpimbye ahubwo abahungu yaba wari uzi ibyo abahungu babyutse bavuga abahungu 3 n'umugore umwe babyutse bavuga nyine ko wa mbere batari barasezeranye ariko ngo bashobora kuba barabyaranye noneho umuhungu umwe umugabo umwe akabwira bagenzi be atari ko ubundi ibyo bintu byo kwicara bavuga ngo kanaka barabyaranye ni bangahe babyaranye babipanze uzi ko bizagera dusaba itegeko ngo kubyara habe consent form uterese umuntu hari ikikurya mu ihururu nawe afite ikimurya mu nkanda sibyo nta by'umwana mwigeze muvuga niba ajemo kubw'uburangare usibye rero kuvuga ngo musangire responsabilité ariko normal ntabwo ibyo ntabwo biba byari birimo abana bavuka kubera ko abantu bashatse kwinezeza umwe agatangira kubyitirira umusore akabaza umukobwa wigeze ubimbwira twigeze tuvugana ko turabyarana urumva kuba badefandaga Emi wa mugore wateraga waraza hano umwe wa mbere bigeze bavugana ko bazabyarana se buri umwe yakemuraga icyo kibazo nabyo abantu bajye babyumva ariko numvishe ko muri Kenya ho ngo bifitiye indi sura nabyo tuzabireba nawe kumbwa ngo nkagobetsemo se ndagahimbye ugiye kumera nka wa wundi se wavuze ngo abana bazajya babazanya ngo ku wa kangahe kandi yarabyivugiye kuri ya cano ya kakagabo ese abantu reka uretse gatoya abantu bazi ko imihanda isiba tekada iyi mihanda tubaho ntijya imeramo ibyatsi icyagiyeho na nyuma y'imyaka 100 uzagisanga cyane rwose ayinya internet ntiyibagirwa ayinya nikizayisimbura nikizibagirwa rero kumbwa ngo nabetsemo akantu kitari agahimbano sibyo se niko bimeze buriya na cya kiganiro nakoze kuri cya babagabo bo ku Gikongoro uriya mugabo ntiyahimbye cya kabiri yari mu kazi niba ifasha nyigisha iguye ku muntu ku mubyeyi w'umuntu baziranye ibyo nama hitamo ye ariko ifasha nyigisho yo ihiswemo neza yayihisemo neza sibyo igisigaye nuko umenya uko ayitwara uko ayikoresha ariko irakwiye cyane harwo yahimbye yishwe neze kukibiteza ikibazo ikibi no guhimbira umuntu full stop sawa ni sawa ibisigaye iyo atari ibihimbano rero ukora iki kubigumana sibyo yego nkaho utanabizi ukabibika sibyo cyangwa ukareka abandi akazaba arimo babivumbura ayo ni amahitamo yawe icya kabiri kubivuga uko biri icya gatatu kubivuga ushyizemo ubundi buryo ayo yose ni amahitamo y'umuntu ntabwo isomo ryose ryigishwa kimwe keretse iry'imibare wenda amasomo ya siyansi ashobora kwigishwa kimwe ariko amasomo ari sociale buri wese agira ibye cyane yagira ibye isomo ri sociale biterwa nuko waramutse uko wakuze uko warezwe uko wambara uko washatse statut civile yawe uko wiyogoshesha uko urya abo mubana cyane so isomo rimwe nka rya somo rya wa mugabo wavugaga ngo abarundi ngo abaturanyi bazaza gukubura no gukoropa amatoilette ririya rundi wariha akavuga ati ahubwo tuzajya no kubaka ibyabananiye buri somo buri wese agira uko atanga isomo cyane so nundi rero ubwo biturutse ngewe icyo uzambwire ngo njombye akantu igenga himbye naho karabaye icyo tubereyeho yego mwarimu nakomeje kukubwira ko umukobwa wacu Shadibu afite depression akubwira ko afite ibibazo byinshi nkabona uri gusa nkaho ubirenza ingohe
ariko urwego rwabyemeje ko ubu ngubu yagiye muri rehab na ndajyayo ari we ubyisabiye. Mm, Abantu bamwe rero bari bagize ngo nawe yaba yafunzwe, ariko siko biri, ubu ngubu bari muri rehab. ntabwo uko bivuze siko biri ntabwo nigeze mbirenza ingohe, sibyo? Ubwo ndabyibuka ko ari njye nakubwiye na kuri Yagoda Shadibu nkwereka ngo ikiyobyabwenge kiza gifite ibyo kije kuryamisha. Rehab ntabwo ikamura ibiyobyabwenge, rehab ikamuramo ibituma unywa ibiyobyabwenge, ikanagushyira no muri situation utabibona, ariko ubwonko bakabugaburira ibitatuma ujya kubinywa, none n'ubuzima urimo utabibona ugasohoka, ibituma ubinywa byakamutse nabyo ubwabyo wabyibagiwe. Nicyo kiba kigiye kuba muri rehab. Ariko ntabwo nigeze mbirenza ingohe nk'uko ubivuga. N'icyabaye kandi ibyo narenze ingohe urwego rukabikora bitandukanye nuko nabivugaga. Ntabwo yabivuze ngo nabyo ngo ni 100%. Ni urwego kuba ko rubihabwa ububasha, ariko ntabwo bivuga ko ruba rufite jijuma. Urwego se rwo ntirwibeshya. Bingahe se kwa data manager se ntabwo urwego rwari ruhari? Rwabigenje ute? Rwahakuye ayahe manota? Wowe wemera iby'inzego gusa tu ngo nuko ari urwego aya ntabwo ndi uwo nguwo, ntabwo ndi uwo nguwo. Urwego iyo rukoze neza ndarushima. Data manager umaze iminsi utamuvuga. None oya nuko umbwiye ngo kuba ko byahuje na choice yawe cyangwa yanjye yo kujyana Shadibu muri rehab nkuko twagiye tubisabira n'abandi benshi, ukavuga nyine ko urwego aribwo hari byinshi twagiye dusaba bitakozwe uko byagombaga gukorwa, hari n'ibyo dusaba bigakorwa uko bigomba gukorwa. Ariko kuri case ya data manager urabizi ko urwego twarubonye isombe mu menyo, abyumva. N'izindi case nyinshi zijya muri gereza, tukavuga ngo kuki batabanje Indera aho bakurikirana ubuzima bwo mu mutwe, cyangwa nizo za rehab. Kwanza na Ntuza niho yari kujya inde wa mwana wa mundi umunyantuza yamano. Yego nawe yagomba kujya hariya, video ikigaragara, ibindi bitaraza, ibyo gukubita umugore n'ibiki bitaraza, yagomba kubanza hariya. Kuna birasibye Rwanda, bira ntibikorwa n'umuntu muzima. So kuba rero uwo mukobwa yagiye muri rehab nabyo ni byiza, ariko nyine harimo urujijo ukuntu, kubera ko niba umuntu umukaraza bavuga ngo yafashe ku ngufu, yagera bagapima ibiyobyabwenge, n'uwagiye kurega nawe yajya kureba mu bizami bagiye gufata by'uko yafashwe ku ngufu, nawe bagasangamo ikiyobyabwenge, bakashyira muri rehab. Iyo mikorere niyo tuba dushaka. Ubundi ntabwo dushaka imikorere y'ibintu biciye umurongo umwe, ngo ibibaye kuri kanaka ariko nawe biba kuri kanaka, kandi izo kesi zitandukanye. As long as uvugwa ari umuntu, urabyumva, ni wa muntu mugari w'imbere, ni wa muntu mugari inyuma, yaciye mu biki, urabyumva, yiza ate, abayeho ate, yashatse ate, abana ate, urabyumva, amarangamutima ye, impagarike, intekerezo, umubiri, ibyo byose. Amategeko rero tugira yirengagiza ibyo ngibyo, urabyumva. Umubumbyi w'inyamasheke akoze icyaha gisa n'icy'umucuruzi w'i Rwamagana, kigasa n'icy'umushumba w'i Bugesera, bose itegeko ribikora kimwe. Kandi n'abashumba si bamwe, uw'ingurube, uw'intama, uw'ihene, uw'inka, ntabwo ari bamwe. Umwe ni umubumbyi, undi ni umucuruzi, undi ni umushumba. Itegeko ni rimwe, ariko abo bantu si bamwe. Barya iki? Bakuze bate? Bagira ababyeyi? Barize? Itegeko tugira ni gutya. Ariko iyo rikoreshwa n'abantu, wabona uko ndi kubigenza, iyo rikoreshwa n'abantu, iyo rikoreshwa n'abantu rigira gutya, rikegera gutya, kanaka kuri uru rwego, umucuruzi kuri uru rwego, umushumba w'ihene, utagira iwabo, wavuye iwabo afite 10 urumva. Ariko undi ryo rimeze ritya, ntabwo rireba ngo usurya. Kanaka waciye muri ibiturika,
iburayi, inzara, kucishiriza amashuri, ubuzererezi, ushobora no kujya gusanga ugasanga wavuye mu mayibobo, urabyumva? Abantu bose ariko abantu bakabaye bakora gutyo, umuntu ariko bajya babigira, bakareba umuntu niba amaze kujya muri transit center 2-3, waciye muri rehab 2, wavuye wa 4, ibyo nabyo nubwo itegeko rigira gutya, bene uwo umucamanza arareba akareba. Ariko ikindi rehab nayo ibigomba kugira abantu utiye bafite ubwo bushobozi n'ubumenyi n'ubushake. Ntabwo ari ngo bakuzanye hano ngo birahagije, oya, arahavana iki, arajyana butumwa ki. Yego. Pourquoi pas watanaza ahubwo ngo umugire uwigisha, umuhakaza amare nk'ukwezi nawe yigisha abandi abaje nyuma ye. Cyane cyane kuri by'ibiyobyabwenge, cyane cyane ku bindi by'ubwomanzi. Kwa mukobwa w'icupa nigeze kumenya ko atagiyeyo, hajya narabikubwiye. W'icupa ntabwo yagiyeyo, narakurikiranye usanga nta foto yiri hariya, nta foto yifotoreje hariya. Batarashatse kwifotoza, si cyo abadashaka umuyobozi w'ikigo ntaba agomba gusigana na data. Ese data zose wazicushijemo amaso? Ariko urashaka iki? Icyo nshaka no kumenya ukuri. Ntabwo ari wowe ugukeneye. Inzego mvuga nizisanga mbeshya zizampamagare. Wowe uri hasi cyane, n'abari hano bari hasi. Mba ntunga gatoki inzego ntaho yageze. Yagiye hese? Yagiye. Fakandi. Ubwo niba mbeshye bazampamagara. Wowe se aho yararura hazi? Ayinya. Kosi. Ni wowe umbaza se? Ni wowe umbaza? Ndi kukubaza nyine njyewe. Bareke. Ntaho yagiye. Ntaho yagiye. Okay, ariko niba yarabaye murokore bigafata, it's okay. Na Shadiba yarari mu nzira, abavayo bakabaye baza bagatanga amasomo. Harya wa muhungu wajyaga iwawa kenshi wize kaminuza imyaka myinshi, yakoze ubukwe. Iyo ngingo ntabwo twayivuze. Koze ubukwe, ariko nabyo ni bya bindi nkunda kukubwira by'abantu dufite, tuba tureba akantu katameze neza gusa. Video zacicikanye zagiye kuri TikTok, zaciye hehe, niza ahantu yahaga kado umugore akahita yifata gutya. Ako niko nabonye gacicikana. Bakavuga ngo rega nibyo bimuye, akongera akamuha akagera gutya. Noneho amukubisa kabisa araseka. Wagira ngo ubwa mbere yaragatanze kabisa. Yamukubisa kabisa kwita bahita seka. Ako niko kaje. Ahandi yabyitwayemo neza ntabyo twabonye. Ariko ku mbuga nkoranyambaga haje ako kantu, gutanga kado ukigira urya. Habe no kumuhobera, habe no kumukora mu ntoki. Ipareke no kumuha impeta, no kumwambika impeta byarabanje gufata. Yarayobeye waho ayishyira, simbyibuka. Ariko nibura uriya kuba ubukwe bwe twarabumenye. Yari yarabaye iciro ry'imigani, kuko ari mu bantu bize kaminuza imyaka myinshi. Yitwa nde? Yitwa Fireman. Yego. Harya niwe nyiri yanzu twaciye tujya kwa Bashare. Ira ni yande? Ira ni ya Fireman original. Hari ba Fireman babiri. Fireman w'umuhanzi. Uriya sewe. Uriya ntago ari we Fireman w'umuhanzi. Oya. Fireman w'umuhanzi se wize kaminuza nyine. Imyaka myinshi yakajya ni wawa. Wapi? Fireman w'umuhanzi. Nawe iwawa yajyagayo. Ubwo ntabwo ari we rero. Uriya nawe afitemo izina rya Fireman. Uriya wize kaminuza imyaka myinshi. Oya nirinde ubwo rero. Yiga i Butare. Ni nawe ni Fireman. Uriya keshi ntabwo ari izina siryo hari. Ndaza kubyibuka. Ntacyo abadukurikiye niba barizi. Uriya wakoze ubukwe niwe wize kaminuza imyaka myinshi, niwe wagiye iwawa keshi. Nicyo nzi. Ubwo nyirinzu wenda tumwihorera. Niba ntabwo narinzi ko ari ba Fireman babiri. Ariko nawe umanza yari umuhanzi, ko numva hanze yari umuhanzi muri kaminuza, simbizi. Ariko ebana konguzi kamemu urumva nawe agezaho yubaka umuryango. Uriya muhungu nubwo yayize imyaka myinshi ntabwo yari umuswa, nuko byivangagamo. Uriya yabisomo rikomeye. Abantu bamufasha kandika ibitabo, cyangwa se bakajya bamuha umwanya akigisha abantu urubyiruko, abigisha ku nzira yaciyemo, ariko akaba ageze nibura aho abasha gushinga urugo. Yego, twitahire. Ntacyo byaba bitwaye. Tuzongera gukora kwa gatandatu.
nabwo simbyizeye neza kuko tuzajya gushyingura umusaza ubashije kuzinduka twabanza tugakora tukabona kujya mu misa ejo bwo ntabwo nzaza ejo bwo ntabwo tuzakora ejo nzaba ndi Rusororo ku cyumweru nabwo tuzajya gukurikira iyo ibyumba ubwo tugize amahirwe kuwa gatandatu tutabonetse byaba ari aho kuwa mbere ariko kuwa mbere ni kera nanone byemere bwira aba bantu kubahaye konje y'iminsi ine kuwa gatandatu uzaboneka rero ntabwo byageza kuwa mbere nanone ntabwo byageza kuwa mbere okay mu kwamamaza turahera haje umufatanyabikorwa mushyashya witwa CB Link Melo ari ingofero banampaye nagomba kuba nyambaye nubwo gahunda zacu tuzatangira neza kuwa mbere ariko n'abafatanyabikorwa beza bakora software za management kugira ngo baze byaturutse kuri ahantu twagiye ku Rwesero yego tugasanga menu ya boss iri mu mutwe wa boss niri ku mpapuro atari iri muri pratique mu seriveri urabyumva yego ntanze rero rugero bahita bati twe dufite igisubizo ubwo ni ukuvuga ngo menu bari abo basore CB Link bakora software ukayishyira kuri agakarita uba ufite bakuzanira muri ntuza nyine muri ahantu ugiye kwaka serivisi ukicara ugakonsoma wajya kwishyura ugafotora ya QR code igahita ikwereka menu yashaka ugahita ukora total automatique y'ibyo wakonsomye ukishyura ukigendera nta muntu muvuganye urumva icyo bizakemura ubujura bw'abaseriveri guhindagura menu kuri kanya byoroshya control kuko iyo wishyuye kuri iyo QR code message ijya kwa kontabure muri service zindi no kwa boss ababibona agahita abibona akararazi iwe hinjiye angahe yego abantu bintu byo kugenda wandika mu bitabo imvura ishobora kugwa bikanyagirwa bishobora gushya no bari abo bahungu bakoresheje Melo bafite iyo Melo bafite izi bafite ubwoko butatu bw'amasoftware batanga ariko hari naho ku rwego iyo QR uyifotora wicaye muri table atari nko kumuseriveri aza kuguhagarara hejuru ukayita ukora commande y'ibyo ushaka bikagera hariya bikaza habagaragara aho uri wicaye muri bingaro ya kangahe commande tata bikagera kwa kontabure akabona kohereza umuseriveri munshyirira hagafi byari ngiye kwaza umva di nyiramata mu gikoni yari iki bibaze oya nta byatsu umuntu waganye CB Link nta byatsu ntaza gufata commande azazanye commande akagenda ntabwo aza gufata commande nta nubwo azana facture azazanye commande utanga commande akaza yizanye hanyuma ukaza kwishyura ukigendera wicya kukora no kukubwira ngo uryoherwe nta nisi byose ni ngombwa uryoherwe saba yabiguza akashabyiyorera abazise wahazanywe ni uryoherwe mu rugo byakora abazi ko waje kurya iwawe ntubuteka hanyuma uba uri gukora iki nyine yakabanje akamenya icyahakuzanye ko waje kurya iwawe se nta biryo bihari naho birahari none kuki uhitamo kujya kurira mu gasozi ni ubwiza ni ibyishimo yakabanje akamenya icyo kuki abantu bagira peti bagiye kurira kure bimuye ameza bimuye ikipe basangira bimuye imisangirire ibyo ni bizima ese mwagiye kure iki mwagiye kure byongera iki nyine niba utaryoherwa mu rugo nahariya ntabwo uryoherwa ahubwo wagiye kwirangaza gusa reka dawi ibyo by'abantu mwarimu ntabwo njya mbayobya ahubwo wowe urabajenjekera abajenjekera ninde ujya hari kubajura reka none se tugiye mu rugo nturyoherwa tugiye muri anniversaire yawe none se ushaka ntanga urugero ku rugo rwanjye se oya nuko saro yanjye mutayikwirwamo mvuze wowe tugiye nuko saro yanjye mutayikwirwamo nuko igikoni cyanjye kitabatekera mwese ariko niba utaryoherwa iwawe nariya nturyoherwa yego ariko bose se niko bataryoherwa iwabo baba bajya hese baba bajya
nanyumvise. no psychology y'umuntu wagiye kurira ku gasozi ntabwo ari neza. Nose mwari ngutumiye nkakubwa duze guhurira ahantu dusangire. Umugore wawe ntateka Arateka. none kuki ushaka ko duhurira ku gasozi either ntushaka ko ninjira iwawe cyangwa se umugore wawe uramunena imitekere kuki unjyana kurira ku gasozi. Erega byamaze kujya mu bantu n'abana iyo baririye ku gasozi ubona nibwo barashima cyane. Neze mu rwego isi byatekeye iwanyu mu binenge iki abantu benshi ariko ntabwo ari ku neza. None si iyo umuseriveri akubwiye ngo uryoherwe umubwira iki? Ntamubwira iki se cyitse avuze ko arabyishyura. Bikeneye se kuryoherwa ni ukwishyura se tu siko mukabya abantu abimbwira atabimbwira se bimbuza kwishyura. Oya nyine yabikubwiye. Iyo ntaryohewe se nkabisiga bimbuza kwibyishyura. Iyo mbihiwe se arankaturira nishwe none se nyine ugura mwihorera nta bimba kuko najya njya mu gasozi se amamaza abasigaye. hanyuma sibiringi tuzajya tuyibona ku zihe mbuga nkoranyambaga? Oya tuzabitangira kuwa mbere. Amasezerano nibwo twaraye tuyasinye turayasinye uyu munsi. Ejo twasinye draft kuwa mbere nibwo tuzabitangira neza n'ibindi byose n'ibirango tuzaba twambaye. Yego ngabo bamaza n'abandi. Hanyuma rero Premium Construction Group nayo ni aba engineer beza cyane, ni abafatanyabikorwa tumaranye igihe. Niteje abantu abo kantu ubuzanye ngo bambwire ngo ndyoherwe ubu no simbakira. Nari maze gukira iby'amashati none hajemo ibyaryoherwa. Sorry bantu banje ntago mba nkomeje. Notira. Naje rotire baparo. Yego. Aba ba engineer rero bakorera hano i Remera mu marembo ya REB. Iyo ufite amafaranga yawe ukeneye ubujyanama ku myubakire ndetse no kugura ikibanza babigufashamo rwose, bakaza bakakireba bakakubwira kizajyamo inzu ingana gutya ifite tone zingana gutya yubatse gutya, bakabigufasha byose. Nk'ibyo bidahagije bakanayikubakira ikaba yuzuye. Noneho iyo udashaka kuyibamo bo bagushakira umuntu wabo wizewe uzajya uyibamo akakwishyura inzu yawe, bagakomeza bakayikurikirana kuko urumva ko ibiri mu maboko mazima. Bafite n'ishami i Rusizi, mubahamagare kuri 078442 cyangwa 0785598046. Yego kwa Musonera naho rwose turi gusatira weekend. Ni munyarukireyo, haba hari igisope cyiza cyane, igikombe cy'isi kiracyahari, mugeyo murebere iyo match. Hari uburyamo bwiza cyane, ni uburyamo bufite n'uruganiriro ndetse n'urubaraza. Bakagira igikoni cyiza rwose ndakigutuye, bakagira abaseriveri beza cyane babahanga bazi kwakira abantu ndetse n'urugwiro. Bafite mucoma ubizi kandi wabyize, bakagira akajaride keza cyane karimo amahumbezi, bafite biyari bakagira sare nziza kandi nini zakira ibirori bitandukanye, inama, ubukwe, anniversary, private party, byose barabikora. Ni muri Vista Kigali hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira. Bahamagare kuri 0785 540 Yego Hanika nayo umuntu yandikiye ikinyama ngaho rebera bino bintu uko bireshya. Ni ibituba twakira. Yatangira avuga ati mfite abana babiri, mu by'ukuri mfite urugo rusa n'udahari, nashakanye n'umugabo wanjye mu kwezi kwa kabiri, yambwiye ko yicuza mpamvu yafashe umwanzuro wo kubana. Ibyo byose ngomba kuzabisoma. Wabonye? Ndi kubibona. Sawa. Warugeze hehe? Naringeze Hanika. Babwire. Naringeze Hanika. Ngiye kubabwira ko Hanika ari ishuri ryiza cyane, ririmo segonderi ndetse na kaminuza. Iyo umwana wawe yahize segonderi atahana provisoire, yahiga kaminuza agatahana perime. Ariko ibyo ngibyo ntago bihagije cyane nka discount batanze ku munyeshuri wahize. Uwahize
kuri minerivare yo muri kaminuza agabanyirizwa 50%. Ibindi bisobanuro murabisanga mu kavideo twabanje imbere kabari abana beza b'abakobwa bari kubisobanura neza cyane. Mubahamagare nabo muvunyishe mugereyo mwandikisha abana banyu, dore ngo yimishijwe ikaramu ngo ntiramburura. Oya nabari babivuze nabi n'abana yimirijwe iyimirijwe n'ikaramu ntirambura, ariko nta kundi nyine bura niko babyize. Byago nivyo ngibyo, reka nshimire mwarimu twabanye muri iki kiganiro. Ibiganiro byacu hano kuri KOP byo nakagaruka. Asante sana.